kabisa unasigaye witayeho none se kugira ngo nubwo ari iwanyu nsinda guhakari ni byiza cyane asigaye ku rugo rwose nawe bimeze neza urisanga gusa ariko ndagushimira ko igihe ntari mpari mushiki wanjye wamubaye hafi ndabona nta kibazo afite nawe urabyibushye nta kibazo ubyibushye kabisa gusa urabizi uretse no kuba dukorana urabizi ko turi n'inshuti oya cyane rwose tangira hanze hanguye neza ndumva nta kibazo mfite rwose biragaragara gusa ariko nari mbakumva akazi ariko kari kugenda akazi ko kameze neza inshingano wasigiye narazubahirije ni byiza cyane nawe ndabona umeze neza nta kibazo ameze neza urabona ntamaze kurya rero nanjye nawe ngaho wansize ko wansize niko nsanze ni byiza nta kibazo ndacyakunda akanyama se ko nasize mutegeye cyane iyo mwagiye kurira kunetesha rwose nta kibazo da nakarya ukazanye nta kibazo byose nagusuzugura nakarya nanjye ndaba ngize amahirwe nga profite ese ntabwo mutese yazaga hano ngo umutekere inyuma yabaga yabise ko abaga ari mu kazi ko nawe azikunda cyane yagiye mwakoze kubw'akazi mwakoze sinamukubwiye ko nzamukuzana ariko iyi niyo yanjye n'imbwa bita Matiyasi ngo ntago amwe nzaba mva Matiyasi wanyane y'imbwa we uyu munsi urava ku bantu Imana yaremye kuri iyi si ndakwica n'imitungo yose nyitwara urabyumva gisaza mva karobe mitungo yanjye ntawe uzigera ubona ya mitungo ni yanjye narayiruhiye naho napfa naho mwanyica abana banjye ndabizi bazaza bayizungure urumva wa gicucu nanjye nazimbwa muzajya mwanga gukora ko muzajya burya imitungo y'abandi musige muri guterana amagambo ntabwo muzi cyatuzana uva Matiya uremera kwandikaho uyu munsi kurishije imitungo yawe yose makarobe harimo nk'umunani nayo migenda miremire y'ibijumba biri gukorera mu kabande n'intoki eshanu n'amashyamba urabyandika ibisingi nama ari nk'umuyobozi w'umudugudu batitivugaga naharasi umugabo n'umudenge urabikora ntabikora inka zanjye gira vuba imigende yanjye byose ngo urebe nk'umuyobozi w'akagari gerageza ubikore ntabyo nkoze naho napfa baragutegera yihuta mukubita inyana gerageza y'ingariko ubikore ntabyo ndi bukore ntabwo urabyemera gerageza ubikore ubashe kurokora ubuzima bwawe nimuzane sinya ariko ndabizi mwese muzabyishyura bizabagiraho ingaruka ufungura agiye vuba se ishyamba ngo imidugudu ngo byose mbwiranya n'imbwa ngo ni karobe ubundi se wigiraga sinya ariko nta kintu muzigera mubona gasinya ariko bizabagana sinya mwebwe mwese mwanyara z'imbwa z'ibisambo mwe muzajya mwanga gukora ngo muzajya mwiga ngo iby'abantu reka mbasinyire ariko nta kintu muzigera mugira nawe ngo uri umuyobozi urakoze wigiraga amashusho karo ntacyo uzigera uzabyishyura kugira ngo ntibizakugaruka basore nimara gutera intambwe 10 iyi nyana y'imbwa bayigaburira umuntu muranyuma ndabitunganya rwose nizere ko nta nkurikizi nta n'imwe mumeze mutese akazi kari kugenda mugomba gushyiramo imbaraga kuko mubona ibiyobyabwenge bimaze gufata intera ndende mu rubyiruko sibyo kandi ababiri inyuma ni abantu b'abagabo bashaka gutuma urubyiruko rw'u Rwanda rusubira
sibyo kandi murabizi ko ari inshingano zacu sibyo mugomba gukora mutikoresheje kugira ngo turinde igihugu cyacu. abanyabyaha bo mu bashaka bose aho bari. Anje ngwino urebe umuntu ukomanga. Nabundi akazi ngomba kugakora kabisa cyane rwose. byagenze neza kabisa. meze neza cyane, nanjye meze neza. Ni wowe wenyine uri hano mu rugo? Oya na Peter arahari. Tinyira abapolisi reka nigende, urabizi Ko nta kibazo. ese sanyica Oya nariyo karibu. Seriyo Nta kibazo. ndetse nkisubirirayo. waheze hanze. Anje wagumisha umushyitsi hanze. Nari karibu. Ni kare mu nzu. Anje nubwo wakira umushyitsi wawe se Twakiriza iki? Amazi nta kibazo. ntabyo twari tuburanye rero cyane rwose. ariko niko iminsi imwe n'ubwira iminsi. urabona nagiye kwiga byabaye ibintu birebire cyane ariko tuzamara uko bimeze. nta kibazo. gusa ariko iyo hari ikipe yacu ubuzima yuzuye neza. nta kibazo rwose. Anje Oui. bitese umushyitsi ko tutamumenye. Yitwa Arsene, ni umushuti wanjye. Mushuti wawe mwariganye cyangwa murakorana? Umusheri wanjye. Musheri wawe? Yego. Ni byiza cyane. Bro ni karibu rero. Koze cyane. None se utuye hehe? Tuba hano muri Kacyiru. Uriga se cyangwa urakora? Mperutse kurangiza ejo bundi amashuri, naragaraduwetinze mu minsi ishize. Dufite ikirori ejo bundi kuwa kabiri cyo kwishimira kurangiza amashuri kwanjye mu rugo, ahubwo byari biri no mu binzanye. Urumva mukuru wanjye arabizi ko nkundana na Ange, so yari yambwiye ngo nze mutumire niba muzaboneka simbizi, twifatanya namwe muzaboneka cyane. Ni byiza cyane ariko tuzabanza tubiganireho nanjye hanyuma turebe umwanzuro dushobora kuza bishobotse. Mukuru wawe se ko tutamuzi waba umufite ngo umutwereke? Yego, namwereka nta kibazo. Umutwereke nta kibazo. nanjye ariko z'amatsiko rwose. Ngiye kujya kunywa. Yitwa Pablo. Umusore mwiza, nta kibazo. Ndabona ntacyo atwaye. reka turebe. uyu mugabo ko mbona munsi Yarazwi muri uyu mujyi nawe harimo n'agasura kawe rero. Barasa? cyane rwose. abantu bavukana. Yego. n'ubundi nihutaga nabasigira n'umushyitsi mukamuganira kugira ngo ajye kwitegura kuko mu kanya dufite akazi murabizi. Kanya gasore. Anje Ushobora mu kazi. sigara uganiriza abashyitsi turaje. Nta kibazo.
ngewe icyaka kirangije ntayasigaye mu muntu. Icyaka. Icyashaka n'inzoga mwana. ikibazo cyane Niba hari zari munyereye ute meze neza ariko halo mama kumamagaye rero nukubera iki oya mama mbwira nta kibazo byakugendekeye bite ngo iki ngo papa yapfuye mama yazize iki mama yangaje tuzakugera sibyo cyo ni ikintu mbavuga kwiyangira sawa ibyo numvise mu matwi nibyo cyane guys papa yapfuye yitabye Imana no muzeyi yitabye Imana ese Peter yararwaye mwamwishe no afande ihangane kabisa abashenzi bagejeje kunkura mu nda afande ukanga nk'umuntu kandi wirira be strong gerageza muri banje ashobora no kwiyahura Mutesa uwo ari we wese wabagize icyo yakora mu rupfu rwa data nzamuheza ikuzimu afande ndakumva kandi tuzagufasha kumubona nzamwica n'ife ntabwo bazayibona tuzagufasha kumubona afande birira sister hangana ngomba kuzahora uwo ari we wese ugize uruhare mu rupfu rwa data Mutesa tukuri papa ntabwo atagize niwe wandiriye amashuri njya kwiga njya mu gipolisi none apfuye umusaza mwiza nka kuri aragiye afande akurikira b'ikibazo ejo tugomba kumanuka mwese murumvikana tukajya gushaka inyana y'imbwa iyo ari yo yose yagerageje kwica data buze umubyeyi ariko uwo ari we wese n'igiturage cyose nzakirimbura n'inshingano zacu tuzamufasha nk'uko twabivugaga ikiro cyaberaga hano kirarangiye reka duhe uhagarariye umuryango wa muzehe atugezeho ijambo ukomeze kwihangana muri ibi bihe by'akababaro ariko twebwe abantu dukora
tubabe hafi kandi icyo tukwijeje ni uko tuzakomeza gushaka tugacukumbura tukamenya ikihishe inyuma y'urupfu rwa muzehe. Mukomeze mugane. mwihangane rwose. Peter, we n'umuryango we nimwihangane. Muzehe Matiyasi twari inshuti, twari nk'abavandimwe, ariko nimwihangane. Ariko nubwo mukiri abana, ndi nk'umubyeyi ndacyahari, icyo mwakenera cyose rwose mwambwira nkabafasha, ariko nimwihangane rwose. icyo mfite byo kuvuga, nagira ngo mpe ijambo umuhungu asize mukuru agira icyo ababwira. murakoze, nta bintu byinshi byo kuvuga, gusa ndabashimira ko mwatubaye hafi muri ino minsi itari yoroshye. Ndabashimira kandi mbikuye ku mutima. Mwarakoze kudutabara. Tugeze ku musozo w'ikiriyo cy'uyu munsi, ariko twe ntabwo azatuva ku mutima ko data twamukunda. Mama, Kumva mwana wanjye, papa nta muntu bafite ikibazo mu kiraro hari? ntabwo mbizi mwana wanjye, ntabwo nabimenya rwose. Okay, nagira ngo ufate abana bose. Anje, ndashaka ko mujya mu nzu hariya. Njye n'abasore tugiye gusubira mu cyaro aho muzehe yarari, paka dushakisha urupfu rwose n'ababigizemo uruhare. Vuba ngaha tuzabashyikiriza ubutabera. Arsene, ndashaka kuguma hafi y'umuryango wanjye kugeza igihe nzagarukira. Urakoze.